Reka dutangire rero tushimira mwebwe mukunda Bwiza TV ndetse na bwiza.com. Kakanya nyine turi kumwe na Professor Dr Kayumba. Turakwakiriye Dr. Mwakoze cyane ndetse n'abakurikiranye televiziyo yanyu ndabasuje muri aho. Tugushimiye kubw'umwanya uba waduhaye. Mwakoze cyane namwe kumva ko ari ngombwa ko mwaza tukaganira. Ni byiza rwose. Ntago nakwirirwa tuvuga ibintu byinshi kugira ngo abantu barakuzi, bazi ko uri umushakashatsi, bazi ko uri umwarimu, bazi ko uri naribonye mu by'itangazamakuru ndetse na politike. So nta bintu byinshi tuvuga ngira ngo bamaze kumenyera kuri Bwiza. Uyu munsi wa none ndifuza ko tuganira ku ngingo ivuga kuri politike y'u Rwanda mu guha abatavuga rumwe n'ubutegetsi ijambo mu myaka 27 ishize. Nk'umuntu wari uri mu Rwanda, wakoreye mu Rwanda, wabaye mu itangazamakuru, wabaye mu busesenguzi butandukanye, polisi runaka zagiye zishyirwaho, uhari ureba, ushaka no gusanga hari n'ubushakashatsi wagezemo uruhare bushobora gushyira izo polisi zimwe na zimwe. Ndagira ngo tuganire kuri iki kintu cyo guha umwanya cyangwa se guha ijambo abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu myaka 27 mu mboni zawe ukibona gute Dr. Icyo ni ikibazo kigari kandi nibaza ko gikomeye. Uti mbona gute politike yo guha ijambo mu bitangazamakuru bitandukanye abatavuga rumwe na leta cyangwa abari mu mitwe ya politike itandukanye. Muri iyi myaka 27 irangiye kuva FPR yafata ubutegetsi mu kwa 7 94. Yego. Kugira ngo nsubize icyo kibazo uranyemerera ngabanyemo itangazamakuru ibice bibiri. Itangazamakuru rya leta ndetse n'itangazamakuru ritari irya leta. Hanyuma iryo naryo ndigabanyemo ibice bibiri. Itangazamakuru rikoresha amajwi n'amashusho n'itangazamakuru ryandika. Urebye nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, nyuma hagati ya 1994 na 2002, itangazamakuru rikoresha amajwi n'amashusho ahanini ryahaga ijambo abari muri leta. Kandi urabizi yuko icyo gihe hariho radiyo imwe, radiyo Rwanda, ndetse hariho na televiziyo imwe, televiziyo Rwanda. Yego. Radiyo yindi ya kabiri yafunguye nyuma y'itegeko ry'itangazamakuru rya 2002, radiyo yatangiye muri 2004. Radiyo 10. Yego. Itangazamakuru rya leta rero ryahaga abari muri leta ijambo, ntabwo ryahaga abari muri opposition. Nubwo icyo gihe amashyaka yari yifatanyije na FPR yari muri leta, ndetse n'ubu ngubu aracyafatanyije nayo, harimo nka za PL, PSD, PDI, icyo gihe bayitaga PDI, n'andi mashyaka nabo bahagwaga ijambo kuko bari muri leta. Yego. Hanyuma icyo gihe nanone ibitangazamakuru byandika byari mu bwoko bubiri. Ibitangazamakuru bya leta harimo nk'imvaho n'ibitangazamakuru wavuga ngo birigenga cyangwa byegamiye ku mashyaka. Icyo gihe hari hakiri ibinyamakuru byegamiye ku mashyaka, katuvuge nka Rushyashya. Yari yegamiye kuri shyaka? Yari yegamiye kuri PL icyo gihe. N'ibindi binyamakuru wasangaga deba, uhabwa mikoro, uhabwa ijambo mu bitangazamakuru byandika icyo gihe. Uzi yuko murandasi yayitaraza. Hari abo muri leta babahaga ijambo, n'abo muri opposition bagahabwa ijambo, ndetse ndibuka ko hari n'ibinyamakuru bimwe na bimwe byigenga byandika mu Kinyarwanda. Harimo nk'ikinyamakuru cyitwa Ukuri, cyatangaga ijambo ari kuri abari muri leta cyangwa batari muri leta. Hariho n'ibindi binyamakuru bimeze nk'icyitwa L'Oreille de Liberté,
cy'umuyobozi wacyo bamwitaga twakudaga kumwita mutwa tumukinisha Mpayimana Eli yigeze kuba n'umusenateri nacyo cyahaga bose ijambo rwose gisesengura neza. Hanyuma nyuma itegeko ryatowe ry'itangazamakuru rya 2002 bituma havuka amaradiyo n'ibitangazamakuru byigenga byinshi. Iryo tangazamakuru rya 2004 kugeza muri 2009 navuga yuko ari itangazamakuru ryari rishyushye. Hari itangazamakuru rishyushye ndetse riha abari muri leta ijambo, hariho niriha abari muri opposition ijambo, katuvuge nk'umuseso. Hari abajya bavuga umuseso wari mubi n'icyo, ariko narawukurikiranaga. Wasangaga uha abatari muri leta bari muri opposition ijambo, ndetse ikandika no kuri leta ibigenda n'ibitagenda. Ugasanga hariho n'aya maradiyo akivuka ahanini nayo yibandaga kuha ijambo abari muri leta. Ariko hagiyeho n'itegeko rivuga yuko ibitangazamakuru bya leta bigomba guha ijambo na bari mu yandi mashyaka, cyane cyane nko mu kwiyamamaza, mu gihe cyo kwiyamamaza kwa perezida, mu gihe cyo kwiyamamaza kw'abadepite 2008 2010, ndetse nakoze n'ubushakashatsi ku kuntu abantu bagendaga bahabwa abiyamamaza, ukuntu bagendaga bahabwa ijambo. Wasangaga abanyapolitike bari muri opposition nabo bahabwa ijambo n'ibitangazamakuru, n'ubwo wasangaga abo muri FPR ari bo badomina. Hariho rero n'itangazamakuru rya nyuma ya 2011 kugeza ubu. Itangazamakuru rya 2000 ryakomeje, kuko itangazamakuru rya 2009 na 2011 ikigo cyari gishinzwe ubugenzuzi bw'itangazamakuru, Media High Council, navuga ko cyakoresheje ingufu zidasanzwe, gifunga ibitangazamakuru byinshi, gitinyisha abanyamakuru benshi, ndetse ni naho abanyamakuru benshi bahunze. Abanyamakuru b'umuseso, abanyamakuru b'umuvugizi n'abandi banyamakuru barahunze, n'ibyo binyamakuru birazimira. Itangazamakuru rero rya nyuma ya 2011 ubwo leta yashyiragaho kwigenzura kw'itangazamakuru, hanyuma 2013 hakavuka RMC, Media High Council, Media Commission, Rwanda Media Commission, uko nanayigizemo n'uruhari. Ryagerageje kujyamo guha ijambo bamwe mu batavuga rumwe na leta n'abari muri leta. Ariko nyuma ya 2015 ubwo umuyobozi wa Rwanda Media Commission yahungaga Muvunyi, n'ibitangazamakuru byinshi byagiye bitinya. Ubu ngubu ibitangazamakuru nubwo byavutse ari byinshi, amaradiyo akaba ari menshi, amateleviziyo akaba ari menshi, n'ibinyamakuru bikorera kuri murandasi bikaba ari byinshi, navuga yuko ahanini amaradiyo ya leta na televiziyo ya leta ndetse n'amaradiyo atari aya leta asanzwe aha ijambo abari muri leta, ahanini abari muri opposition navuga yuko bahabwa ijambo n'itangazamakuru ubu rikorera kuri murandasi, cyane cyane YouTube, ndetse n'ibinyamakuru bimwe na bimwe nk'icyanyu Bwiza. Ariko biriya bindi binyamakuru bavuga yuko bikomeye bihabwa amafaranga na leta, nk'igihe nk'ibi ngibi bya New Times, nka Radio Rwanda, Televiziyo Rwanda, iyo bagiye kuvuga ku muntu uri muri opposition baba bamuvuga nabi, ntabwo bamuha mikoro bavuga ngo avuge imigabo n'imigambi ye, kereka ya mashyaka
asangiye ubutegetsi. Nkanavuga yuko itangazamakuru twita traditionnel rifite ijwi rimwe, ijwi rya leta. Ibitangazamakuru rigerageza guha abafite ibitekerezo bitandukanye n'abatavuga rumwe na leta ni itangazamakuru rikorera kuri murandasi. Cyo ni ikibazo gikomeye. Muri make niko mbona iyi myaka 27 ishize, nkabona icyo twasaruye ahanini mu itangazamakuru risanzwe, itangazamakuru riterwa inkunga na leta, itangazamakuru riterwa inkunga na za business zegamiye kuri leta, kuko leta business nyinshi zo mu Rwanda zegamiye kuri leta. Ntago baguha amafaranga, ntibakwamamaza iwawe hari wababwiye yuko uha mikoro utavuga rumwe na leta cyangwa ufite ibitekerezo bitandukanye. Iyi myaka rero 20 ubu ngubu aho tugeze, navuga yuko itangazamakuru traditionnel riha abo muri leta, abo mu ishyaka riyoboye ijambo gusa. Ntabwo bashobora guha nka Victoire Ingabire ngo Radio Rwanda ijye yimuganiriza iti ibi ngibi niba ubibona gute, cyangwa bavuge bati ntaganda kuri muri opposition kwe televiziyo Rwanda igenda ivuga iti ibi ngibi urabivugaho gute. Baha abayobozi bo bari muri leta no mu ishyaka riyoboye FPR, ahubwo itangazamakuru rivutse ejo bundi rikorera kuri murandasi niryo riha abatavuga rumwe na leta. Kuba uyu munsi none wenda abatavuga rumwe na leta cyangwa se abafite ibitekerezo bitandukanye n'iby'abayoboye igihugu batagaragaza ibitekerezo byabo mu itangazamakuru rya leta, ubona hari icyo bibangamiraho imigenzereze cyangwa se imyubakire y'igihugu cyangwa se iterambere ry'igihugu? Hari ibibazo bitatu: kudaha mikoro, kutaganiriza abafite ibitekerezo bitandukanye, urubuga rwo gutanga ibitekerezo byarwo. Ikibazo kimwe gikomeye cyo guha mikoro abari muri leta gusa, abashyigikiye FPR n'amashyaka bakorana, nuko bituma bya bitekerezo bitangwa n'ishyaka riri ku butegetsi bidasesengurwa neza, bitaganirwaho, kugira ngo habaye hari igitekerezo bagiye gushyira mu bikorwa kitameze neza, nibura hagira abagikemura, hagira abatanga igitekerezo kisumbuyeho. Uzarebe mu bihugu byinshi byateye imbere, leta, ishyaka riri ku butegetsi rikora neza cyane kubera yuko abari muri opposition batanga ibitekerezo bitandukanye, haba hari amakosa yakozwe agakosorwa kubera yuko habaye kuganira. Naho ubu ngubu buri gitekerezo kije gitanzwe n'ishyaka riri ku butegetsi ahanini gishyirwa mu bikorwa iyo atari igitekerezo cyiza, bikazamenyekana amakosa yaramaze gukorwa. Kanguhe nk'urugero, hariho nk'amategeko agenda agatorwa, nyuma y'umwaka bakongera bakayasubiramo. Ni ukubera iki? Nta deba yabayeho. Bashyize umuntu yatuzanye igitekerezo ko twashyiraho katuvuge itegeko rijyanye n'ubugenzuzi bw'imari ya leta, ariko kubera ko nta deba yabayeho, rirahise bakazamenya ko hari amakosa arimo nyuma. Cyangwa nka tuvuge nk'ibi bintu bijyanye no gushora imari mu bikorwa binini bya leta, ugasanga nk'iyi convention center bagize igitekerezo cyo kuyubaka, ariko kubera yuko cyatanzwe n'abantu bakeya, nta deba yabayeho ahagomba gushorwa imari, ugasanga igikorwa kirangiye amafaranga yagikoze yikubye inshuro nyinshi, kubera yuko ntago biganirwaho. Usomye ingengo raporo y'umugenzuzi w'imari ya leta, ibyo bibazo uranabibona. Usanga hari aho avuga ati twatanze isoko
ikigo runaka cyatanze isoko, ariko iri soko bagombaga gutanga miliyoni 80. Byagiye kurangizwa amafaranga bishyuyeho yikubye inshuro 300. Kubera iki? Ntabwo biganirwaho. Uze kugenda ureba inkuru iri kuri The Chronicles ivuga ibintu nk'ibyo ngibyo. Iyo rero ahari rero opposition, abari muri opposition, abatavuga rumwe na leta batanga ibitekerezo, ibibazo nk'ibyo ngibyo bigaragara kare, ni nacyo bita imiyoborere myiza, aho hari accountability. Ikindi kibazo gikomeye giterwa no kuba abafite ibitekerezo bitandukanye cyangwa abatavuga na leta, iyo badahawe ijambo ibintu bishobora kutagenda neza, ni ikibazo kijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge. Ejo bundi nabonye inama y'abaminisitiri yashyizeho minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'ibijyanye no kwigisha uburere mboneragihugu. Nyuma y'imyaka 27 nibwo iyo minisiteri ishyizweho. Ariko ugiye kureba ibipimo komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge itanga ivuga ko ubumwe bugeze kuri 94 n'ibice 7, ngo niho ubumwe bugeze. Ngaho mbwira icyo gipimo iyo bagenda bakiganiraho bagashyiraho n'abahanga nabo muri opposition bati ibi bintu mu biganireho, ntabwo wavuga yuko urimo kubaka ubumwe ariko hari abudaha ijambo kandi nabo bafite ibitekerezo. Ni nayo mpamvu ngubu turakora n'ubushakashatsi bujyanye n'ubuhezanguni burimo kwiyongera cyane bigaragarira ku mbuga nkoranyambaga, kandi usanga harimo ibyo bice bibiri. Abatavuga rumwe na leta cyane bakoresha imbuga nkoranyambaga, n'abari muri leta bakoresha ibitangazamakuru byabo. Ugomba kubaganiriza kugira ngo tumenyane nk'abanyarwanda, tweze ubumwe n'ubwiyunge. Ntabwo ushobora kuvuga ngo twese turubakira hamwe, turashaka ubumwe bwacu twese, bamwe badahabwa ijambo. Icyanyuma kandi gikomeye ni kijyanye n'uburenganzira bwo kugira igitekerezo no kugitanga no kubaka umuco wa demokrasi. Aho umuco wa demokrasi uri, hagomba no kuba hari n'itangazamakuru ryigenga. Itangazamakuru riha buri muntu ijambo. Iyo rero itangazamakuru hari uwo ridaha ijambo, ntabwo wavuga yuko uyu muco wahawe intebe. Iyo n'abantu bataganiriye bitana ba mwana, ntago bamenyana. Niyo mpamvu usanga no kugira ngo umenye neza ibitekerezo n'imyumvire ya bamwe bari muri opposition bigorana, kubera ko akenshi ntago tubabona mu itangazamakuru ryo mu Rwanda rimwe wavuga ngo rirakomeye umunsi ku wundi. Ahubwo niyo hagize uvuga ku bitagenda muri leta, bamubona nk'umwanzi, kuko utemeranya n'igitekerezo cyangwa na gahunda ya leta runaka, kubera ko ufite uburyo butandukanye bagatangira kukwita umwanzi. Ibyo ngibyo bituma wa muco wo kwihanganira ibitekerezo umuntu atemera cyangwa adashaka, wa muco wo gutegana amatwi uvamo n'umuco w'ubworoherane, uvamo n'umuco w'amahoro, bituma bitubakwa iyo hari bamwe badahabwa ijambo ngo batange ibitekerezo mu bitangazamakuru. Ese Dr, iyo uvuze wenda ngo hari bamwe badahabwa ijambo, kandi ngira ngo wenda kuba byonyine ibitekerezo by'abo bantu batavuga n'umutegetsi bitambutse mu binyamakuru byigenga nabyo ubwabyo biba bihagije. Ni ngombwa ubundi ko abatavuga n'umutegetsi bagomba gutambutsa ibitekerezo byabo mu bitangazamakuru bya leta, cyangwa icy'ingenzi n'umurongo bagomba kubicishamo? Muri rusange igihugu nk'uko njya mbivuga, kuko hari ibihugu bimwe na bimwe ureba ugasanga ibitangazamakuru byigenga birarusha public media audience. Narebye hano mu Rwanda n'ubundi bisa nkaho biri imbere, kuko urebye uburyo media, wenda media, public media mu Rwanda niyo ifite ubushobozi, ariko unarebye nkaho ukora ubushakashatsi usanga abantu barumva, bashobora kumva porogaramu nyinshi z'amaradiyo yigenga kurenza uko bakumva hano mu Rwanda. Nakubwiye yuko n'amaradiyo yigenga hano mu Rwanda
nayo aho ijambo abakorera leta, ariko aya maradiyo ari mu bucuruzi, aho ijambo abari muri leta, mu butegetsi FPR n'ariya mashyaka basangiye imyanya muri leta itagiha abatavuga rumwe na leta cyangwa bafite ibitekerezo bitandukanye. Ndetse ndi umwe mu bantu bagiye bakora ubushakashatsi, nkaganira na ba nyirayo maradiyo, nkaganira n'abayobora ibijyanye n'inkuru muri ayo maradiyo. Usanga ba nyiri ayo maradiyo barakubwira bati kugira ngo iyi radiyo ibeho ntabwo ari amakuru gusa anyuramo. Arakubwira ati abanyamakuru ntabwo barya inkuru, abanyamakuru barya ibiryo, kandi ibiryo babigura ku isoko n'amafaranga. Aho nkura rero amafaranga ni naho ngomba kumvira ibyo bambwiye. Ejo bundi hari umunyamakuru nzi w'inshuti yanjye nigeze gutanga igitekerezo, ndakimwohereza barimo gukora deba, kandi babwira abanyarwanda bose ngo mutange ibitekerezo n'iki n'iki. Mwohereza igitekerezo cyanjye, uzi uko yambwiye? Yarambwiye ati rero ibitekerezo byawe ngomba kubitanga, ngomba kwikandagira mbitanga, ngomba kugenda gahoro gahoro ntanga ibitekerezo. Ndamubaza se ni ukubera iki? Ataha ntiwamenya ati wese ntabwo wabaye umunyapolitike, ubu ngubu bagira ngo ndakwamamaza. Urumva? Ubundi ntarajya muri politike ibitekerezo byanjye ahubwo barantumiraga bakampana mikoro kuri iyo radiyo yigenga. Ubu ngubu nagiyemo, arambwiye ati no kujya kuri Twitter account yawe nkakuraho igitekerezo yawe nkakivuga ndabitinya, kuko bashobora kunyitiranya nuko ndi mu ishyaka ryawe. Urabona icyo ndimo nkubwira? Kubera rero imiterere y'isoko ry'itangazamakuru hano, aya maradiyo yigenga ntabwo aha mikoro abatavuga rumwe na leta cyangwa bafite ibitekerezo bitandukanye n'ibya leta, kubera ko icya mbere leta niwe wamamaza munini. Hafi 80% ry'isoko ry'itangazamakuru hano ritangwa na leta, kandi hari abantu muri leta wowe nange turabazi, niyo wanditse ikintu kuri Twitter gitandukanye n'icyo bemera batangira kugutuka. Ubaye rero ufite igitangazamakuru ukavuga inkuru ugaha mikoro uwo badashaka, uragira ngo isoko ryabo wayibona. Ariko urebana n'ibigo by'ubucuruzi, ibigo by'ubucuruzi byinshi ibitarashowemo imari na leta, byashowemo imari na FPR, cyangwa ababirimo n'abanyamuryango ba FPR, cyangwa bafitemo imigabane. Ibyo rero nabyo ntabwo byaguha isoko babibwiye bati uriya ntavuga rumwe na leta cyangwa yanga leta cyangwa afite ibitekerezo bitandukanye. Barabanza bakanabaza. Ibyo ngibyo ndanabivuga nk'umuntu wakoze ubushakashatsi kuri iki kibazo, ariko nk'umuntu ugeze no kugira igitangazamakuru bita The Chronicles. Tukajya tugenda tugakomanga tuti mudufashe muduhe ku isoko n'iki, tureba tuzabamariza hana bati tuzabanza tubaze. Ndetse nabo ngabo bagenda babuza ibitangazamakuru bimwe na bimwe kubona amasoko, cyane cyane ibitangazamakuru byigenga batekereza yuko bitavuga rumwe na leta. Nicarana nabo ndabazi, nabo baranzi, ndavuga ni rwose muduha amasoko, bati tuzareba katubanze turebe ukuntu muzagenda mukora. Ndetse nzi nabanyiri ibitangazamakuru bari bafite umutima, batangije ibitangazamakuru bafite umutima wo gukora itangazamakuru rya kinyamwuga. Barakena bahindura strategy, baragenda barapfukama, bapfukamira abo ngabo batanga amasoko, bati rwose mutubabarire muduhe ku masoko. Bati rero ugomba gukora ibyo nkubwiye, ndabazi nawe urabazi. Nkibaza rero yuko kubera ubukene no kuba economy ahanini abayirimo ari abantu bari muri leta cyangwa bafite aho bahuriye n'abari muri leta, bituma n'itangazamakuru ritigenga ngo rihe ijambo uwo rishatse. Ubona mu gihe byaba bikomeje gutya Dr, mu gihe itangazamakuru ryaba rikomeje gukora wenda mu mikorere nk'ingi, ese byaba bihuza, ryaba ririmo ryubaka ubunyamwuga, ryaba ririmo rigana he? Cyane ko ibyo twiga mu mashuri y'itangazamakuru rimwe na rimwe hari n'abana basohoka mu mashuri akumva ko azaza agakora uko yabyize.
agasanga ikibuga gitandukanye nuko yacyumvishe ngira ngo bigasa nkaho bigora cyane ukibaza se niba igihugu gifite amashuri y'itangazamakuru kandi umunyamakuru hari uko agomba gukora yarangiza yasohoka akaza agasanga bitandukanye n'ibyo yize ayo mashuri yabereye iki ayo mashuri cyabereyeho nyine ni ugutanga ubumenyi ariko ukuntu twigisha itangazamakuru ni ibintu bishingiye ahanini ku bwisanzure bw'amasosiyete bwa sosiyete bw'ibihugu bw'itangazamakuru ariko tunigisha ukuntu ibitangazamakuru byifata iyo sosiyete itisanzuye iyo hari ubutegetsi bw'igitugu kuko hari ibihugu byinshi nka bwahoze ibihugu bikubiye hamwe ubumwe bw'abasoviet union hari ubushinwa hari Korea y'Amajyaruguru ibyo byose turabyigisha umunyamakuru amene umunyeshuri rero wize mu ishuri ry'itangazamakuru ntabwo avayo gusa azi gukora itangazamakuru muri sosiyete iri professionnel ifite demokrasi cyangwa itayifite ahubwo byomba babizi ikibazo kirasubira ku mibereho yabo kuko abanyamakuru uko nakubwiye ntabwo barya inkuru barya amafaranga ko bajya ku isoko abanyeshuri rero benshi bava mu ishuri y'abatangazamakuru bajya no kurirangiza bamaze kumenya ngo abanyamakuru barakena hajyamo rero bari kunda kenshi gusa hari n'abajyamo bakamaramo iminsi mikeya yabona akazi muri ibi bigo bitandukanye cyangwa muri leta kuko ariho bahemba neza akajyamo none warubajije uti nibikomeza gutya turaba tuganisha hehe aho abatavuga rumwe na leta cyangwa bafite ibitekerezo bitandukanye badahabwa ijambo nk'uko abari muri leta bahabwa ijambo aho ibitekerezo bitandukanye bitangwa ibisumba ibindi bikaba ari byo wenda unagihuze no kuba badahabwa ijambo ubundi hari ikintu kinini leta yabihomba cyangwa hari ikintu kinini leta irahomba cyane Rwanda bahomba leta irahomba cyane bajya banavuga ngo umutwe umwe ugufasha gusara wigira inama ntiwigira inama wifasha gusara nkakubwira rero yuko leta irahomba cyane kubera yuko ibitekerezo byayo ntabwo bijya gushyirwa mu bikorwa bitashyizwe ku kayunguruzo bitashyizwe ubwo akayungirizo n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi akayungirizo ni itangazamakuru bitanyuze mu itangazamakuru ngo twese tubivugeho ibitekerezo by'abatavuga rumwe n'ubutegetsi binyura mu itangazamakuru n'ibya leta bikanyura mu itangazamakuru tukahahurira nibyo abahanga bita public square umurongo uhuza abantu bafite ibitekerezo bitandukanye bakaganira ibitekerezo bisumba ibindi bikayungururwamo bikanyuzwamo bikaba ibikorwa ibyo ngibyo nibyo byubaka sosiyete ishingiye ku bitekerezo ishingiye ku miganire n'imyumvikanire kuko ari na leta hari iyo mwaganye ku bitekerezo ibintu mukabibona kimwe ushobora kuva mu batavuga rumwe na leta ukajya mu bavuga rumwe na leta kubera ko mwaganire ku bitekerezo ariko iyo nta kuganira kwabayeho leta irahomba kubera yuko ntabwo ushobora guhindura abatavuga nayo abatuvuga rumwe nayo n'abatavuga rumwe nayo ntabwo bahindura leta ngo aho yatannye aho yakoze nabi ihahindure igihugu rero kigendera kuri demokarasi yo deba ni ngombwa kugira ibitangazamakuru aho muganirira aho byisanzura mwese mukaganira abanyarwanda ni naho hava icyo bita ubwenegihugu mu bikorwa ubwenegihugu buriya ntabwo ari ukuvuga ngo wavukiye ahantu gusa hariho ubwenegihugu bw'uko wahavukiye ariko hariho n'ubwenegihugu mu buryo bwa politike mu buryo bwo gutanga ibitekerezo ibyo rero ntabwo ubihabwa na leta gusa ahubwo ubihabwa n'itangazamakuru mushobora kuganira iri tangazamakuru rero rikomeje gutya kwigiza y'abatavuga rumwe na leta abafite ibitekerezo bitandukanye ntabwo dushobora kubaka umuco w'ubworoherane wo kwibona twese nk'abenegihugu umuco wa demokarasi urambye kuko ntabwo twigishije umwana wawe azakora ibyo abona ukora yego
niba wigize y'abantu, niba umuntu atanga igitekerezo ukamubwira uti sohoka, nawe niko azabikora. Ariko nabona utega amatwi buri muntu hanyuma ukamubwira ariko ibi bitekerezo bivuze simbyemera kubera iyi mpamvu iyi ni igitekerezo cyiza niki, uyo mwana azagira umuco wo gutega abantu amatwi, hanyuma twubake societe aho kuganira ari ibisanzwe, gutanga ibitekerezo ari ibisanzwe, hanyuma umuntu yaba afite igitekerezo gisumba icyawe kigahita. Ariko ntabwo bizakomeza kubera impamvu eshatu mushuti wanjye. U Rwanda rw'uyu munsi ntabwo rumeze nk'u Rwanda rw'imyaka 10 cyangwa 20 ishize, kuko u Rwanda rw'imyaka 20 ishize leta yari ifite ibyo nakwita monopole ku makuru. Murandasi yari itarazi. Ubu ngubu leta ntabwo igifite monopole mu Kinyarwanda ni ntabwo ariyo yonyine igifite, ntabwo ari yonyine igikora, ifite n'abandi bahanganye ku isoko. Gifite amakuru, ntabwo ariyo yonyine. Radio Rwanda nitanyuzaho ijwi ryanjye n'urugero, nshobora no kugenda nkanyuza ku rubuga katuvuge nk'urwanyu mufite kuri YouTube. Uburyo abantu babona bakanatanga amakuru byarahindutse. Ushobora no kuyanyuza kuri Twitter yawe cyangwa n'ahandi. Kera leta yarakubwiraga usabye umunara, usabye umurongo wo gukoreraho radio na televiziyo bati turabikwima. Ubu ngubu ibyo ngibyo ntago bigishoboka. Ushobora gukoresha telefone yawe ukishyiraho urubuga rwawe, kwaba ukoresheje Twitter, Facebook, Instagram cyangwa urubuga rwawe rwose. Urabona ko byahindutse. Icya kabiri, ibyo ni ibijyanye no gutangiza imirongo no kubura no gutanga amakuru, ntago gifite monopole. Icya kabiri, kubera technology, imikorere y'itangazamakuru n'aho itangazamakuru rigera yarahindutse ku buryo ntabwo hakiriho imipaka. Imipaka yakuweho na technology. Ubu ikinyamakuru cyane, televiziyo yanyu ntabwo kivuga ngo isoko ryo mu Rwanda gusa niryo ndeba, kuko umuntu uri muri Amerika ashobora kujya gukoresha telefoni ye akajya kuri bwiza.com cyangwa se kuri Bwiza TV. Bwiza TV. Nukuvuga iki? Isoko ntabwo rikiri miliyoni 12. Ntabwo ari MTN yaha, ahubwo isoko n'isi. Kandi ibingibi ukurikiranye technology n'ukuntu irimo guhindura ukuntu itangazamakuru ikora, ukuntu abantu babona inkuru n'ukuntu batanga ibitekerezo, isi ahiganisha naho ibihugu bizaba bidafite control, kukuvuga ngo nkwimye isoko cyangwa se nguhaye nkwimye isoko cyangwa ndari guhaye. Uzarebe n'abakoresha YouTube akagira abantu bamukurikirana benshi, YouTube irakwishyura. Yego. Kubera abantu bagukurikira, kubera n'abamamazi wawe. Icyanyuma kigaragaza yuko ibingibi byo kwima abatavuga rumwe cyangwa bafite ibitekerezo bitandukanye, iri tangazamakuru ritazaramba, ridafite ejo hazaza, nuko n'abaturage barahinduye. Ejo bundi nari ndaha ngaha njya kubona umuntu w'inshuti yanjye, kera wajyaga unkorera nkibayihuye nk'ibibutare, anyoherereje agakuru akuye kuri YouTube ko kari mu Kinyarwanda kuri telefoni ye. Bivuze iki? Abaturage nabo barimutse. Abaturage barimutse ntago bakiri kuri Radio Rwanda, televiziyo Rwanda gusa. Nabo bagiye kuri social media. Nabo bagiye kuri social media. Niba rero buyimutse kandi bakurikirana inkuru bumva bishimiye, ntago rero capacity yo kubagumisha mu gatebo kamwe ntago igishoboka. Ubundi nyuma ya jenoside abantu barakubwiraga ngo radio yabivuze. Iyo radio yabaga yabivuze ko yari imwe byari bimeze nk'itegeko, ariko ubu ngubu nta muntu uvuga ngo na radio yabivuze, kuko iyo radio yabivuze bareba no kuri YouTube.
nkibaza rero yuko ibi byo guharira ijambo bari muri leta gusa bakigizayo abatavuga rumwe na leta. Ariko se Dr wenda ukiri aho ngaho ntihaba ari ikironda cya censorship kwenda ku bantu batavuga rumwe n'ubutegetsi uvuga ko babuze ijambo. Niba se social media yarakemuye ibyo bintu, buri wese ashobora kuvuga, ashobora gukoresha imbuga nkoranyambaga, ashobora gukoresha ibindi binyamakuru, kuki bo badaca mu buryo? Kandi kuko nkeka ko kuvuga ngo leta niyo wenda yabimye umwanya, niba wenda hariho side ya leta, abantu kuki badakoresha izo mbuga nkoranyambaga ngo batanga ibitekerezo byabo? Cyane ko leta ntayo ibuza gukoresha imbuga nkoranyambaga. Ntabwo ari nko mu bihugu by'abaro basanga barakuyeho za Twitter, za Facebook, usanga hari ibihugu bimwe na bimwe abantu batazikoresha. Ariko twebwe hano abantu barazikoresha. Kuki abo bantu badashobora gukoresha ubwo buryo bundi? Oya barabikoresha. Hashobora katugabanyemo abatavuga rumwe na leta cyangwa bari muri opposition da, kuko hano mu Rwanda ngo hari opposition ngo ziri muri leta. Yego. Ya mashyaka 11 abo ariko turabona mu bitangazamakuru. Ariko hariho mubona abandi hari abo mara n'umwaka ntabonye rwose. Abafranka beneza nyambabona mu bitangazamakuru. Uyu nguyu waravuga. Ariko hari amashyaka 11. Muri uku kwezi uheruka kubona nde? Icyo nshaka kuvuga ni uyu munsi kereka umuntu udashaka gutanga igitekerezo, naho ushaka gutanga igitekerezo hari uburyo butandukanye bwo gutanga igitekerezo. Nubwo ubwo buryo ubundi bwari buri controle bwayoborwaga bwatangwaga n'umunyamakuru, n'uyoboye umunyamakuru, ubu ngubu nawe wabwiye. Ariko n'abafite ubumenyi muri byo no gukoresha iyo tekinoloji ntugire ngo ni benshi, kuko iyi tekinoloji ni ejo bundi. Kugira ngo ukoreshe iyo telefone yawe wifata ijwi n'ishusho ubishyire kuri YouTube, ntugire ngo ni buri muntu ufite nk'imyaka nk'iyacu. Urabona nkanjye w'umusaza, abantu bafite nk'imyaka nk'iyanjye baba bamenyereye yatangazamakuru, aho aza agasanga za mikrofoni baziteguye, akabona kamera bayiteguye, ukamubaza. Nkibaza yuko hashobora kuba hariho n'ikibazo cyo kutamenya gukoresha iyi tekinoloji kugira ngo wivugire, utange igitekerezo cyawe, uganire ibintu utarinze gutegereza ngo ubazwe n'umunyamakuru. Hanyuma Dr wenda tujye ku kindi kintu cyane cyane kuri cyo guha abantu ijambo. Wenda tumaze kukivugaho ibintu byinshi kuba abantu batagaragara mu bitangazamakuru, ariko iyo urebye usanga itangazamakuru ryo mu Rwanda ryabaye ubucuruzi kurenza uko ryakoraga mbere. Usanga ibihe byarahindutse, ndetse ushobora no kuritandukanya na bimwe mu bitangazamakuru byo mu bihugu bimwe bya East Africa. Itangazamakuru ryo mu Rwanda ubona ryenda kuba nk'itangazamakuru ry'i Burundi gutyo, ariko wajya Uganda, wajya Kenya ugasanga harimo difference, kuko usanga nk'ishyaka runaka rishobora kugira televiziyo rikagira radio nka Kenya uko bivugwa ko baba bayafite. Ukibaza nticyaba ari cya kibazo cyo kuba itangazamakuru riri mu bucuruzi kurenza uko ryaba riri gukora kuko iyo urebye usanga itangazamakuru ryo mu Rwanda n'abanyarwanda ubwabo ntibaramenya niba bashobora kugana ibitangazamakuru. Tuvuga urugero mu bijyanye n'ubucuruzi, ngira ngo nta n'ubwirwa, nta n'uwo leta ibwira ngo jya hajya, abantu bo bihitiramo. Ugasanga rimwe na rimwe isoko, niyo mpamvu usanga nk'isoko ryacu riri muri leta, ri muri bya bigo wavuze, hariho n'umuntu ufite nk'ikigo cyigenga atazi kwamaza ko binabaho, akubwira ati giye Rwanda Revenue itanambona. Abenshi niko usanga banavuga. Nticyaba ari n'ikibazo cy'imiterere cyangwa se umuco, kamere z'abanyarwanda wenda kituma habaho icyo kintu. Basanga wenda nabo bantu bo muri batavuga rumwe n'ubutegetsi nabo ubwabo hari uburyo babibona kimwe n'abo bantu. Nshaka kugira ngo ngusubize, nakubaza kuva u Rwanda rwabaho n'abanyarwanda bangahe uzi bamaze gukizwa n'itangazamakuru? Ntabo ndabona. Noneho ariko ndi kubona bavuga ko bamaze kugenda bakira, nubwo ntabavuga. Nibi nabanga bafite ibitangazamakuru bagenda bahabwa ayo masoko, udufaranga bafite n'utwo kurya. Abavuga ngo mfite imodoka n'inzu, ariko gereranya reba ibihugu duturanye
uje nko muri Kenya hari abantu wavuga uti kanaka yarakize kubera itangazamakuru. Reba nka National Media Group ishobora gukora competition na BBC na CNN igakura umunyamakuru muri CNN kamuha akazi. Urabazi ba Mutagoma hano ubundi Mutagoma yakoraga muri BBC imukuraho National Media Group igitangira hano imuha akazi. Izo competition kubera iki? Kugira ngo umenye kuntu itangazamakuru ryacu rikora. N'impamvu bitandukanye n'ibya Kenya ni Uganda na Tanzania. Hari icyo mu bahanga mu itangazamakuru bita media systems. Ziratandukana. Hari itangazamakuru rivuka kubera yuko rishaka gukora ubucuruzi nk'irya Kenya. Ahanini ryavutse ko rigomba rishaka gukora ubucuruzi kandi ibinyamakuru byinshi bifite amafaranga kubera imiterere y'isoko ryo muri Kenya. Hanyuma iryo ngiryo ry'i Burundi n'irya n'itangazamakuru ryavutse kubera politike cyangwa kubera kiliziya. Ugiye kureba mu Rwanda itangazamakuru ryatangiye ari rya kiliziya. Muri 1933 ubwo kinyamateka yavukaga. Ntabwo yavutse ngo ikora amafaranga, nta n'umuntu wari wakora muri kinyamateka ngo yakize n'iki. Abayoboraga babaga ari abapadiri. Nibi ngibi byo muvuga ngo gutanga ibitekerezo bitandukanye n'iki, ntabwo washobora kuzana igitekerezo kivuga yuko Yezu atari umwana w'Imana ngo kinyamateka icyandike. Ariko n'itangazamakuru rya hano mu Rwanda ni rishingiye kuri politike. Bikomoka ku mu gihe cya cyami umunyamakuru bamwitaga umumotsi. Ugenda nyine utwara ubutumwa bw'umwami. Na Radio Rwanda ivutse yabaye umumotsi. Ijambo rya Perezida wa Repubulika niryo ryatangizaga radio mu gitondo. Ntabwo washoboraga kubaza kuvuga yuko katuvuge Habyarimana atari umubyeyi. Cyangwa mu gihe cya Kayibanda ngo Radio Rwanda igutumire nguze kuvuga ko 59 itari revolution. Urumva nabo babigizaga yabafite ibitekerezo bitandukanye. Ariko Radio Rwanda na Televiziyo Rwanda, televiziyo ndetse yavutse muri 1993. Yego. Yavutse kubera impamvu za politiki. Ugiye kureba itangazamakuru ryavutse nyuma ya 19 muri 19 ryavutse bamaze gufungura urubuga rwa politike. Ibitangazamakuru byinshi byari bishingiye ku mashyaka. N'ubu ngubu itangazamakuru dufite rivuga ijwi rimwe rya leta, iritangiye gusesengura n'iki ntago ribona isoko. Itangazamakuru kimwe rero mu bibazo by'itangazamakuru ryacu nuko rimeze nk'itangazamakuru katuvuge ryo mu bihugu by'amajyepfo y'i Burayi. Nabyo byavutse kubera impamvu za politike. Ariko itangazamakuru ryo mu majyaruguru y'i Burayi ryavutse kubera ngo ribe ubucuruzi cyangwa ry'abaturage nk'iryo muri za Scandinavia. Kimwe rero mu ibyo kuvuga ko itangazamakuru ryo mu Rwanda ahanini ari ubucuruzi, nge mbona atari byo. Ahubwo itangazamakuru ryo mu Rwanda byarindi traditionnel ni itangazamakuru politike. Ni nayo mpamvu baha ahanini ijambo abari muri leta irigerageza kuba gushaka amafaranga no gukora muri ubwo buryo bwigenga bakoresha amafaranga. Ahanini ntabwo ribona ayo masoko kubera nanone imitirire y'isoko ry'itangazamakuru hano mu Rwanda, kuko isoko riracyaye ritoye. U Rwanda rufite inganda nkeya, abamamaza bakeya, bityo ntago barabona ko kwamamaza biri mu nyungu zabo. Iyo bamamaje bagira ngo biri mu nyungu by'itangazamakuru, ariko nkuko nari mbikubwiye muri rusange ibyo ngibyo birimo guhinduka kubera yuko isoko ry'itangazamakuru riragenda rihindurwa na tekinoloji, ku buryo umuntu ufite igitangazamakuru cyandika
ikorera kuri murandasi cyangwa televiziyo ikorera kuri murandasi agera ahantu hatari mu Rwanda gusa, buryo n'iryo soko rya East Africa akaryibonamo. Naho ubundi ubusanzwe itangazamakuru ryacu ntabwo ari itangazamakuru mu buryo bw'amateka ryari rishingiye ku bucuruzi. Dr. ubu tuvuga wenda tukiri hamwe, ubona byakorohera ishyaka ritavuga n'ubutegetsi cyangwa se abantu batavuga n'ubutegetsi rumwe n'ubutegetsi gushinga igitangazamakuru kivuga ibitekerezo byabo gusa? Mu bintu byo nkora no mu byo nganira nkuramo ijambo koroha, kuko uzabaze n'umuhinzi ufite umurima we ahantu akubwira yuko guhinga bitoroshye. Usanga rimwe na rimwe arira ati narahinze izuba rirava biruma, cyangwa narahinze imvura iragwa injyanira ibyo nayo narahinze, cyangwa narahinze none nabuze isoko. Urabona ko n'umuntu uhinga gusa nawe yagira ibibazo. Ku muntu rero ukora politike ufite uri mu ishyaka ritari ku butegetsi, leta idashaka, byanagora kurusha. Ariko ubu ngubu mu buryo bwo gutangiza umuyoboro wawe wo wanyuzamo ibitekerezo kandi bikagera ku banyarwanda benshi n'abatuye isi, biroroshye cyane kurusha uko byari bimeze imyaka 10 ishize. Nakubwiye yuko uzi gukoresha nk'iyo telefone yawe ufite smartphone, ushobora gukoresha imbuga nkoranyambaga mu minota 5 ukaba watangiye kwivugiraho nk'uko kuganira n'abaturage bari ku isi, ukoresheje Twitter live, ukoresheje Facebook live, ukoresheje YouTube live n'izindi mbuga nkoranyambaga ubaye uzi. Kandi zimwe muri izo mbuga ntabwo na leta zifiteho control, ntabwo yabihagarika. Nkibaza rero yuko uburyo bwo kuganira na rubanda, uburyo bwo kuganira n'abanyarwanda nesi bwarahindutse, uburyo ku muntu uzi gukoresha technology. Ubu ngubu kuvuga ngo utegereje umunyamakuru ngo ave kuri radio Rwanda cyangwa televiziyo Rwanda aza guhe mikoro natayiguha wirirwe witotomba, ntabwo bikiri ibyo ngibyo, kireka utazi ukuntu technology ikora. Niyo mpamvu kuva twatangira RPD, ishyaka ryacu riharanira demokarasi mu Rwanda, Rwanda's Platform for Democracy, ntabwo twari twarira ngo rwose ibi binyamakuru bya leta ntabwo biduha mikoro. Bivuze ko kuguha mikoro no kutayiguha ni kimwe kuko iyo nshaka kugera ku banyarwanda, iyo abantu bari mu ishyaka ryacu bashaka kugera ku banyarwanda, hari uburyo bwinshi butari buhari imyaka 10 ishize. So bivuze ko we waje mu gihe cyiza. So Dr. none wenda dusa nk'abasoza ikiganiro cyacu, ikiganiro kibanze ku guhabwa ijambo cyangwa se mu itangazamakuru, uburyo baccessing ibitangazamakuru, abarwanya cyangwa se abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Niki ubundi kuri wowe ikintu cyakorohera abatavuga rumwe n'ubutegetsi? Ngira ngo banabasubirije bavuze ko ari ukujya gukoresha imbuga nkoranyambaga, ariko so urebye ubona abanyarwanda banyotewe no kumva abatavuga rumwe n'ubutegetsi? Ntabwo nabita banatanavuga rumwe na leta, kuko hari ababibona iryo jambo kutavuga rumwe na leta bakabona nk'ari uguhangana, ahubwo abafite ibitekerezo bitandukanye n'ibyo leta irimo gushyira mu bikorwa, n'iby'ishyaka riri ku butegetsi birimo gushyira mu bikorwa. Abafite ibitekerezo bitandukanye babona byatuma u Rwanda rukira, rugira amahoro arambye, rugira iterambere rirambye, ariko batari muri leta cyangwa batari mu mashyaka ari muri leta. Nge nibaza yuko abanyarwanda barabinyotewe cyane. Abanyarwanda barabinyotewe cyane, kandi ibyo ngibyo binagaragarira kuntu abanyarwanda bakoresha imbuga nkoranyambaga. Uzajye ku gihe cyandika inkuru runaka kuri programme runaka ya leta, cyangwa ikintu cyavuzwe n'umuyobozi wo muri leta runaka, uzagenda usoma ibitekerezo batanga. Ugasanga bavuga bati yenda ibi bintu nibyo bakabishima, aho bo batabishima bakavuga bati ibi ngibi ntabwo ari byo, ahubwo ukuri nuko nguko.
bagatanga n'urugero bati jewe ibi bintu byambayeho nk'ibi bintu bijyanye n'akarengane abangaba bijyanye na abantu bakura ku butaka bwabo batabahaye ingurane kugira ngo bimenyekane, ntabwo ari ukubera ko hari umuntu wo muri leta watanze ikiganiro ati rwose ntitugitanga ingurane ku muntu twakuye mu butaka bwabo. Abaturage bagenda babivuga ku mbuga nkoranyambaga, cyangwa uzarebe muri ibi biganiro mugenda mukora mugashyira kuri YouTube, usanga abaturage barimo kuganira rwose, akavuga ubu ngubu nje hano kugira ngo tuganire. Hari umunyamakuru ngira ngo nka batatu, umwe yampamagaye ari ku Gisenyi arambwira ati ndagukunda kandi nakumenyeye ku bitekerezo utanga, ndashaka no kujya mu ishyaka ryanyu. Hari undi munyamakuru, undi munyeshuri muri Israel yanyoherereje ku butumwa direct kuri Twitter, arambwira ati rwose ibitekerezo utanga ni ibitekerezo byiza cyane, batwandikira umunsi ku wundi. Kubera iki? Kubera yuko ibyo bitekerezo ntago basanzwe babibona, kubera yuko yabitekerejeho, yabibonye agasanga bihuje n'imyemerere ye, kubera yuko yenda yabibonye ukuntu ibindi yasomye ukuntu ibindi bihugu ahandi byagiye bikira. Kandi bati iki gitekerezo cyo kuvuga kugira ngo u Rwanda rukire tugomba gushyiraho politike ishingiye ku muturage ndacyemera. Iki gitekerezo cyo kuvuga ko kugira ngo ekonomi itere imbere tugomba kugabanya imisoro, igitekerezo cyuko kugira ngo dutsinde COVID-19 tugomba ubu ngubu muri iki gihe kwiyemenyereza kubana nayo, tukambara agapfukamunwa, tugahana intera, ariko ibyaguma mu rugo bishobora gutuma dukena mu myaka myinshi bikangiza byinshi, kandi tutaramenya tuzi yuko uyu mwaka nutabishobora kuba tutaratsinda COVID. Urumuna abantu babitekerezaho. Nibaza rero yuko abanyarwanda benshi cyane cyane urubyiruko rufite inyota kumva ibitekerezo bitandukanye, ibitekerezo by'ukuntu igihugu gikira n'ukuntu gikena, ukuntu umuntu akira n'ukuntu akena, ukuntu twaca akarengane, mbibona ukuntu baganira ibi bitekerezo byacu ku mbuga nkoranyambaga. Hanyuma Dr. Wenda ikibazo cya nyuma ari nacyo dusorezaho, iyo urebye wenda tugerekeje kuri social media cyangwa se digital media cyangwa se wenda n'ibitangazamakuru bitandukanye, iyo urebye ibitekerezo by'abanyarwanda ukareba post bapostingaho, ibyo bacishaho, mu ishusho yawe, imboni zawe cyangwa se abaturage ubona muri bo bafite iki? Harimo ibintu bice bibiri. Hariho abaturage bafite ibitekerezo byiza, batanga ibitekerezo, basesengura, bazi no gukoresha izo mbuga mu gutanga ibitekerezo, bakagaragaza ibyo leta ikora bigenda biti batahangaha rwose nibyo, ibitagenda nabyo bagatanga ibitekerezo by'ukuntu bitagenda. Haba hari ikibazo nk'iki kibazo cy'umunyamakuru wakubiswe ejo bundi, abaturage bakagira icyo bakivugaho, cyangwa umuturage warenganywe akabyandika ukabona ndetse ibibazo birakosowe. Wabonye ko na RIB yabigiyemo, umuntu wakubise umunyamakuru agafatwa. Kandi sinabwo bwa mbere abaturage batanga ibitekerezo bitandukanye, ahari ikibazo bagaragaje kigakemurwa. Ibyo ni ibintu byiza tubona ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ariko hariho n'ikindi kibazo turimo gukoraho ubushakashatsi, ikibazo kijyanye n'ubwiyongere bw'abahezanguni, kandi birimo ibice bibiri. Hariho abahezanguni bashyigikiye leta, buri umuntu wese utanze igitekerezo gitandukanye n'icy'umuyobozi wo muri leta yavuze bakamwataka, bakagutuka. Nabonye no mu itangazamakuru mubigira, bagatangira kukwita amazina, batuyanga u Rwanda, batuye nguyu ni interahamwe, batuye nguyu nyina yenda ntago yari afite amano, nta nzara yari afite. Ariko hariho n'ubundi butagondwa, ubuhezanguni buhemberwa na bamwe bagifite politike y'amacakubiri, politike y'ivangura n'ibitekerezo bijyanye na jenoside no guhembera bagenda bavuga ko abanyarwanda bamwe atari abanyarwanda. Icyo ni ikibazo gikomeye, kandi usanga icyo kibazo
ahanini binajyanye n'ukuntu abana bamwe bari abana babahoze ari abayobozi n'abana b'abayobozi ubu batanga ubasanga muri ubwo buhezanguni muri ibyo bice bibiri. Nkibaza yuko ari ikibazo gikomeye tugomba gukora ibishoboka byose tukagica twerekana ko aba banyarwanda bombi aba bahezanguni bakeneye umuti wo kubereka yuko bose ni abanyarwanda, tugomba gukorera u Rwanda rumwe, ko ikibazo cyacu nk'abanyarwanda ntabwo ari ubwoko, ntabwo ikibazo ari ubuhutu, ubututsi n'ubutwa, ahubwo ni ukuntu ubwo bwoko bwakoreshwa kwigizayo bamwe. Ikibazo cyacu ni ubukene, tugaca ubukene. Ubukene ntabwo bugira ubwoko, tugaca akarengane, tugaca umwiryane, tugaca gutekereza yuko kugira ngo ukire hari ugomba gukeneshwa, tugaca ibi bintu byo kubeshyirana, tugaca ibi bintu byo kwambika bamwe imyenda y'abanyabyaha, twege twigira abatagatifu, kandi uzi ko nta batagatifu babaho ku isi. Ubwo nicyo uri kwita ubuhezanguni? Nibyo ndimo kwita ubuhezanguni bo mu bwoko bubiri, abagaragaza yuko mu Rwanda ubuyobozi buriho ari ubutagatifu, ibyo bakora ni ubutagatifu. Abatabona ubwo butagatifu nuko ari abajura, nuko ari interahamwe, nuko ari inyangarwanda, nuko ari abarwanya u Rwanda, nuko ari abantu babi. Abo barahari, ugenda urebe ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, kuri Twitter, kuri Facebook, barahari. Iyo uvuze ikintu icyo ari cyo cyose kitandukanye n'icyo leta irimo kuvuga, baravuga bati uyu nguyu ni umwanzi w'igihugu. Hariho n'abandi barimo bateza kuri izo mbuga nkoranyambaga ibitekerezo bishingiye ku macakubiri, amacakubiri ashingiye ku bwoko. Ariko ibibazo dufite mu Rwanda ni iby'uko abanyarwanda benshi bagikennye, tugomba guca ubukene. Ikibazo tugifite ni ikibazo kijyanye n'akarengane. Aba bantu bakurwa mu bintu byabo nta ngurane, umuntu akaza akakubeshyera ugafungwa nta nteguzwa, umuntu akaza akakwambika umwenda w'inyangarwanda, buri muntu agatangira kukwita inyangarwanda. Ikibazo ni abanyamahanga ubu ngubu bageze kuri 76 n'ibice bibiri. Amadeni dufitiye amahanga ageze kuri 76 n'ibice bibiri. Ntabwo wavuga ngo igihugu kizakira umusaruro mbumbe w'igihugu gifiteho 30 na 20 makumyabiri na kangahe, 25 n'ibice 8. Bavuze ngo abanyamahanga akakanya barashaka tubishyure, twasigarana 25 kwijana. Ikibazo dufite ni ubushomeri, abanyarwanda benshi ntibafite akazi. Turwanye rero ubwo buhezanguni, tutangire kugira, niyo mpamvu ishyaka ryacu riteza imbere politike ishingiye ku rukundo rw'abanyarwanda, ibyo twita compassion, urukundo rw'abanyarwanda, no kwishyira mu kumenya akababaro kundi, ibyo bita empathy. Kubura umunyarwanda ntumubone mu bwoko, ntumubonemo akarere, nturebe uko areshya, ntumubaze papa wawe ninde n'ibintu, ahubwo ukamubonamo ubwenegihugu, ukabonamo umuntu mwakorana, ukabonamo umuntu wakwizera. Niho tuzakura gukira kw'abanyarwanda twese, cyane cyane duteza imbere ibitekerezo. Ariko ibitekerezo tutavuga ko ari ibitagatifu. Abangaba bavuga ngo hari ibitekerezo bitagatifu n'ibitari bitagatifu, ntabwo ari byo. Igitekerezo kibi gitagatifu iyo wagishyize ku mbabura yaho kiganirwa, imbabura y'uruganiriro, kikabanzwa abantu bakagitigisa bakakiganira, nibwo igitekerezo kivamo
ari cyiza abantu bamaze kugitekerezaho. Ariko hari n'ibitekerezo ngira ngo ubwabyo bita byikarasa bikijyana, kuko niba umuntu azanye igitekerezo cyo guhembera ingengabitekerezo ya jenoside, undi akazana igitekerezo cy'amacakubiri, ntikiza ko ibyo ngicyo ntabwo ari ikintu cyasaba ko kijya ku mbabura Dr. Iyo uvuze imbaburo ni mu ruganiriro aho abantu bashobora kudisikasinga bakavuga ati ibi turabikuramo cyangwa ibi tubishyiremo. Buri gihugu kiganira bitewe na context n'amateka yacu. Nk'ubu ngubu ntabwo wajya muri Germany ngutangize ishyaka uryite Hitler cyangwa ryigizayo rivuga yuko hatabaye jenoside y'abayahudi. Mu Rwanda rero ibi bintu bijyanye n'ingengabitekerezo ya jenoside ni ibintu njye nawe tuzi. Ibi bintu bijyanye n'ukuntu itezwa imbere ni ibintu tuzi. Ibintu bijyanye n'ingengabitekerezo yayo ni ibintu tuzi. Uyu muntu rero ateza imbere ibyo bitekerezo, kumumenya biroroha, no kumushyira kuri iyo mbabura byakoroha. Imbabura uvuze ni iki? Imbabura biba ruganiro na amategeko ni iki? Imbabura ya byombi zana hano muri iki kiganiro umuntu biba ingengabitekerezo ya jenoside, urebe yuko nta mushwanyaguza nkoresheje ibitekerezo, urebe ko ntamwereka abanyarwanda ahari avuga igitekerezo cyo mushwanyaguza. Kimwe mu bibazo tugira ni ugutangira gutinya, kubera yuko utekereza yuko abantu bo batari abahanga. Ntabwo mvuga ngo abantu bafite ibitekerezo ingengabitekerezo ya jenoside tubahamagare tubakoreshe za interview. Ndavuga yuko bishoboka kugaragaza uyu muntu ufite ibitekerezo nk'ibyo ngibyo. Iyindi mbabura nkubwira ni imbabura y'amategeko, kuko amategeko arasobanura. Ikibazo jewe mfite n'abantu bigira abagenzacyaha, abashinjacyaha, abacamanza n'abatanga bitekerezo. Nkaza nkavuga nti wowe ubwo wambaye buriya ingofero gutyo wasaze cyangwa ufite ingengabitekerezo. Buri rwego rugomba gukora akazi karwo. Ariko mbere na mbere twebwe nk'abanyarwanda dukunde bene wacu. Sinkwite icyo utari cyo, singucira urubanza kandi mu mategeko hari ushinzwe kugucira urubanza. Sinkwime mikoro kubera ko nabwiwe, nkwime mikoro kubera yuko namaze kumenya yuko yenda wowe ibitekerezo byawe byufite ari ibyo guteranya abanyarwanda. Nibaza ko tubigenje duto twese aribwo twagera ku mahoro arambye n'iterambere rirambye. Dr Kayumba, dusoze iki gice cy'iki kiganiro cyavugaga ku guhabwa ijambo kw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu itangazamakuru. Nicyo twibanzeho mu myaka ishize 27 ngira ngo wasobanuye byinshi bitandukanye. Ahanini wahereye kuri itangazamakuru rya nyuma ya jenoside, cyane cyane yari ryiganjemo impapuro. Icyo gihe hariho na radio imwe, uko haje kuzaho indi radio ya kabiri, zigenda zirakura kugeza naho uyu munsi none hariho social media zigizwe cyane cyane ama YouTube, Twitter, Facebook, aho abantu bakunze gutambutsa ibitekerezo bitandukanye. Ngira ngo twaganira byinshi cyane, ndetse tuzana kugaruka ku kintu kijyanye no kuba hari ibitekerezo bimwe na bimwe bitangwa muri social media. Hanini wavuze ko ari ibihe by'ubuhezanguni, ubwo nibijyanye no gutukana, guhangana, wenda hadahanganishijwe ibitekerezo, ahubwo hariho kujya kwitana amazina. Ubwo no guta context y'icyo abantu babaganiriyeho. Reka rero dusoze iki gice cy'ikiganiro dushimira abagikurikiye. Dr nawe tugushimira ku bitekerezo byawe. Mwakoze cyane kuduha ijambo. Naho ubutaha. Mwakoze.